ushora amafaranga mu mashyamba, ushora amafaranga mu mazi, n'ibindi kubireba nk'ibikorwa by'ishoramari bisanzwe kuko harimo inyungu ishoboka kandi ariko tubonamo inyungu nk'igihugu uburyo dushaka gutera amashyamba menshi bikihuta ariko kandi amashyamba nayo agira igihe agasarurwa ndetse bikavamo ibikoresho bitandukanye n'uwashoramari nyine akabasha kuva. Iyo tuvuga amazi no mu kubungabunga umutungo w'amazi uzi ko amazi avamo n'amashanyarazi akoresha uburyo butandukanye icyo tuvuga uyu munsi ni uko niba dukeneye no gushyira abashoramari muri ibyo tugomba kumvikana ko ari ugufasha leta cyangwa se gufasha igihugu gusa ahubwo ko ari ishoramari ubukangurambaga mu Rwanda ese ubundi byari bihagaze ku kintu cy'uko abashoramari bahagije cyangwa bihagaze bite? dufite abikorera abashoramari mu bikorwa by'amashyamba ndetse n'iz'amazi, abashoramari bafite inganda z'amashanyarazi zikoresha amazi meza yacu, bari mu mashyamba New Forest Company bafite umukandida wanyuwe, hari n'abandi b'urugendo n'ingenzi dufite muri dukorana n'abafite inganda z'icyayi zikoresha gucunga amashyamba ya leta ibyo bishyura byose rero ni ingero ariko baracyakenewe abandi benshi twakorana kugira ngo batere amashyamba yirinde kubera yasaruye babyaza umusaruro ibikoresho bitandukanye by'ubwubatsi cyangwa se tukenera mu ngo, ibyo byose nibyo tubakangurira kandi amahirwe n'ibikorwa by'ishoramari bishingiye ku mashyamba n'amazi arahari kandi tukabona Minisita, intego ya 30% mu 2020 y'amashyamba turi kuri 29.6%, ariko uko bigaragara gushingiye no kugira n'uko bigaragara na gahunda zihari nta gushidikanya kuri iyo Nyakubahwa Minisita, hari igikorwa cyo gutera amashyamba biragaragara ko gishobora kongera amashyamba ariko abanyarwanda benshi baracyakoresha amashyamba mu bikorwa byabo bya buri munsi. Ese muri aba bashoramari haba harimo abategerejweho kuba bakemura ikibazo cyo kuba hakwangirika amashyamba menshi? Ibyo byose nabyo ni ibikorwa bigaragaza ko ari amahirwe mu bijyanye n'ishoramari. Amashyamba koko uyu munsi kuri 83.3% by'abanyarwanda bakoresha inkwi ndetse n'amakara ateka. Ibyo rero bikaba bivuga ngo niba dushaka ubundi buryo bwo gukoresha abashoramari bafite bijyanye no gukoresha gazi, hari abitabiriye inama, turashaka ko abanyarwanda benshi bamwe bakoresha gazi, turashaka ko bakoresha uburyo bugabanya inkwi cyangwa amakara akenerwa mu guteka ubwo bwiyongera. Ubu hose bizakenera amaziko ajyanye no kugabanya inkwi cyangwa amakara, bizakenera ko abanyarwanda benshi bajya mu gutekesha gazi. Ibyo byose leta irakangurira abashoramari, kuri bo rero bifitiye akamaro kandi bafite Minisita, murashishikariza abashoramari kujya mu bikorwa by'amashyamba n'amazi, ariko ibyo bikorwa by'amazi n'amashyamba ni ibihe bikorwa bya kiremwamuntu bikibibangamira kugira ngo iyo ntego ishyirweho? Bimwe mwabivuze, bimwe ni umusaruro w'amashyamba atariyera neza kubera ko akenewe mu bikorwa bitandukanye birimo cyane cyane guteka, ibindi bikorwa bishobora kubangamira amashyamba n'amazi ndetse nk'ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bikorwa mu buryo bunoze ndetse n'ubuhinzi ubwabwo kuko iyo bikorwa mu buryo bukwiye bishobora kuzana isuri, ugasanga isuri yagiye gusiba imigezi, imigezi nayo irakeneye kugira ngo amashyamba akure, amashyamba nayo arakeneye kugira ngo ya migezi y'amazi ari mu migezi imere neza ndetse yaniyongere. Niyo mpamvu twanabihuje tukavuga tuti amazi, amashyamba dushobora kubitandukanya, dukwiye kubijyanira hamwe tukabiganirira hamwe kuko buri cyose muri ibyo ngibyo amashyamba n'amazi bifite uburyo bijyana kandi kimwe cyangiritse n'ikindi kirangiza, nyamara kimwe gitezwa imbere bijyanye